kandi nawe uje kurimbuka mbese uragana hehe Babuloni yagushije abahanuzi bari umudugudu mwiza Babuloni yagushije abashumba bari umudugudu mwiza hetitara befosanimanda yewe Babuloni we mbese ko uje gusenyuka uragana hehe ugushije benshi Babuloni yuzuyemwe abapfumu n'abaraguzi mbese ko wagushije umudugudu umunyu ukabugiye kunyukanyukwa mbese uragana hehe Babuloni we Imana yambwiye ngo ije gutoranya Nehemiya kubera benefo abantu banze kumvira Imana abandi banga kumvira umuhamagaro Imana ije gutoranya Nehemiya bundi bushasha yewe Babuloni we mbese ko washenye urusengero rwa Yerusalemu abantu ukabagira imbata umudugudu ugahinduka umusaka urusengero rukaba umusaka mbese Babuloni we kuje kunyukanyukwa biragenda biti Pala sadomene fodrema sefo ega tandomene kuwa Imana ije kunyukanyuka kandi naho uri bubicikire ntaho uri bubihungire yewe Nebukadinezari we Pala sadomene fo tandomene kuwa niki gituma abantu batabasha kumva ijwi ry'Imana bakafunga amatwi yabo bakayafunga ntibabashe kumva icyo Imana ivugana nabo Imana irababaye Imana ibabajwe n'abantu yari yaragize umudugudu ikabubaka Petopela sadomenefo ikabubaka ariko mwarangiza mukagomera Uwiteka nico gituma Imana ije kunyukanyuka umudugudu bamwe muragendera mu kigare abandi mukagendera mu kivunge mutazi yo biva niyo bijya ariko Imana ibabajwe n'abanyamugijya nino bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa bareke bagende ikivunge bareke bagende nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa banimandi wisafo ega bareke ijisho ry'Imana ryarabibonye Imana ije kunyukanyuka umudugudu mbese muragana hehe wa murozi we uragana hehe wa musambanyi we uragana hehe wa muriganya we uragana hehe benefodre masefo ega ngwije gusede pefodre masefo ega irambwira ngo ije gusenya umudugudu Imana ije gusenya umudugudu mbese wa mudugudu we kw'Imana yari yarakubatse neza kugira ngo umuntu wese akurebe akubone nk'icyitegererezo ariko Imana ikabije kugusenya mbese urabigenza ute aravuga ngo mwebwe ko mwari umudugudu wubatswe neza kumpili safodrema kumpinga y'umusozi ariko uyu munsi akaba ari umudugudu w'umusaka yego w'umusaka mbese kuyu munyu waryoheraga abantu ndagendana n'abari kumva ijwi ry'Imana mbese kuyu mudugudu waryoheraga abantu uyu munsi ukaba utakiryohera abantu ukabuje kunyukanyukwa biradebefo sadrama biragenda bite Mana we benefodre masefo ega tando menekuwa shadi menefo edraisir petando menefo Imana yambwiye ngo yewe Babuloni we
wagushije benshi ukaba umaze benshi ngo ari mu butinganyi urangije ubikora nkana belefodre masefo egaye Imana irakubona nka Sodomu peto pene mandi wisafo ega tandomene kuwa pedi wisafo ega ndakumvishe Mana none ko umunyu uje kunyukanyukwa ugashirwa munsi y'ibirenge bakawukandagirana agacira Imana yari yaraguhaye ikabigiye ko kakwambura ukabugiye gusubira mu butayu bitagikunze ugasenga amatakira ngoyi ukayihamagara ntikwitabe ukayambaza ntikumve mbese uzabigenza uti ndavuze impanda mburira abumva ijwi ry'Imana mbese ko mudahunga umujinya w'Imana birabagendekera bite belefode mande wisafo ega yewe Loti we mbese wamenye neza ko Imana ije kurimbura Sodomu na Gomora n'iki kiri gutuma udahunga belefodema ubutunzi heto pesa domene kuba ibyo uri kurebesha amaso ukarangara nyamara Sodomu irarimbutse waretse mu Karoti agahindukira ariko nturebe inyuma yewe Loti we yewe pedo benefo ibyisi bizashira urabirarikiye ubihanzeho amaso ariko kandi wanze gukiranukira Imana yarabiguhaye ngo bikiranukemo belefo demandi wisafo egaye wanze gufasha abakene ngo batazagutera ubutindi ariko dore umudugudu uje kunyukanyukwa umudugudu uje kunyukanyukwa yewe ko Imana yari yaraguhaye amasezerano ikagira ibyo ikubuza warangiza ukabikora mbese uribwira ko amasezerano azasora ndakurahiye ntabwo azasora kubera ko wanze kumva icyo Imana yakubujije urangije uragikora unyura mu nzira Imana yakubujije nico gituma utazagera i Kanani hetitala befosanima tandomene kuwa ntabwo uzagera i Kanani kubera ko wanze kumva umuburo Imana ikakubuza ariko warangiza ukabikora belefode mandi wisafo ega mbese ko urara ucuragura ugacuragura isengero ugacuragura ingo z'abandi kandi warangiza ukajya kuba umudiyakoni mu rusengero belefode mandi wisafo ega mbese ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu birakugendekera bite yewe heto pesa domenefo mbese ko usambana warangiza ukajya kuririmba ukaramya mbese ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu uragana hehe wa musambanyi we ubikora nkana heto pesa domenefo drema tandomene kuwa wanze gutanga amaturo ngo abapasiteri barayirira urangije uyajyana mu bitagira umumaro urangije dobe fosanima ubidivasefo ega nyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu nacamurekesha iyo migambiye yo guca mu nzira ijya mu ijuru nacamurekesha iyo migambiye yo guca mu nzira ijya mu ijuru ntabwo azacogozwa n'incamugongo abazimubwira nibo bazagwa abanzi be bose nibamugarura mu nzira yahisemo ijya mu ijuru abanzi be bose nibamugarura mu nzira yahisemo ijya mu ijuru
ujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa kuba witeka habe wabwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mwijoro habe wabwoba we nimunyihorere namara maje pe kujya mwijoro. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishirwe hejuru. Muririmbyi araririmba aravuga ngo have wabwoba we nimunyihorere naramaramaje kandi namaramaje kujya mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Aravuga ngo ntabwo azacogozwa n'incamugongo ahubwo abadi pesadromefo abazimubwira abo nibo bazagwa. Imana ihimbazwe. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza. Mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi ndetse mukunda ivuga butumwa dukora. Yesu abampera umugisha aho muherereye mwese. Ushobora kuba uri mu Rwanda udukunda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda udukunda. Imana ikumpera umugisha kandi Yesu akugirire neza. Nshimiye abantu mwese tugiye kubana mu butumwa bwiza kandi mukumva icyo Imana ivugira mu bahanuzi. Yesu abaha umugisha. Wowe uteye agatebo ukicara, wowe ugiye gupfuka mugasengana nanjye, wowe ugiye kuba uri mu modoka ukayiparika, beta sobere fosenema. Mana ishimwe. Wowe unkurikiranye aho uri hose ukaba ugiye gutuza ukumva icyo Imana ivugira muri njyewe. Imana ikumpera umugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Zakariya cyangwa se umushumba, umuhanuzi, uko wanyita kose nta kibazo. Ndi umukozi w'Imana. Imana yarampamagaye nditaba. Yesu abampera umugisha. Mwebwe tugiye kubana. Mana mu izina rya Yesu kandi Imana ikiranuka, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ishobora byose. Turagushimye kuje kubana natwe muri aya materaniro. Turagushimye kuje kuduhigikira. Hereza umugisha umuntu wese ugiye gutega amatwi akumva ubutumwa bwiza. Uyetarabe fosanimanda. Imana ikora ibikomeye muri aka kanya. Turasenze kugira ngo ukuboko kwawe kwiza kuze kubane n'umuntu wese ugiye gutega amatwi akumva icyo washyize muri ngewe. Kandi dutatanije imbaraga zose zikuzimu, tunanije imbaraga z'amahembe petandomene fodroma pandimini kosanimanda. Imana yo mu ijuru rekize yihesha icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo munsomere ijambo ry'Imana, ntabwo ndi butinde, hanyuma twumve icyo Imana igiye kuvugana natwe. Uransomera Matayo 5, hanyuma usomere n'umurongo wa 13 n'uwa 14, twumve icyo Imana igiye kuvugira mu ijambo ryayo. Yego, Matayo 5:13. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Aravuze ngo nta cubu kimaze uwo munyu kereka kujugunywa hasi abantu bakawukandagirana. Aravuze ngo muri umunyu w'isi, umudugudu sobrema, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Yego. Aravuze ngo nta wakongeza itabaza ngo aritwikirize intonga, ahubwo barishira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Amen. Imana ibaha umugisha. Imana kandi yongere ibagire neza mu izina rya Yesu. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Nta muntu wakongeza itabaza, ntawe. Nta wakongeza itabaza. Ngo nadita fodre masefo ega, ngo narangiza aritwikirize intonga. Aravuze ngo mbese ko muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi utabasha kwihisha,
Imana yambwiye ngo ije gusede pefodre basefo egaye, irambwira ngo ije gusenya umudugudu. Imana ije gusenya umudugudu. Mbese wa mudugudu we kw'Imana yari yarakubatse neza kugira ngo umuntu wese akurebe akubone nk'icyitegererezo, ariko Imana ikabije kugusenya, mbese urabigenza ute? Aravuga ngo mwebwe ko mwari umudugudu wubatswe neza ku mpinga safodrema, ku mpinga y'umusozi, ariko uyu munsi akaba ari umudugudu w'umusaka. Umudugudu w'umusaka, yego, w'umusaka. Mbese ko uyu munyu waryoheraga abantu, ndagendana n'abari kumva ijwi ry'Imana, mbese ko uyu mudugudu waryoheraga abantu, uyu munsi ukaba utakiryohera abantu, ukaba uje kunyukanyukwa. Biradebe fosadrama, biragenda bite? Biragenda bite Mana we? Bene fodrema sefo egaye, tando mene kuwa, shadi minifo edraisire, petando menefo. Imana yambwiye ngo yewe Babuloni we, mbese kugushije benshi, ukaba umaze benshi, kandi nawe uje kurimbuka, mbese uragana hehe? Babuloni yagushije abahanuzi, bari umudugudu mwiza. Babuloni yagushije abashumba, bari umudugudu mwiza. Hetitala befosani Imana, yewe Babuloni we, mbese ko uje gusenyuka, uragana hehe? Ugushije benshi, ugushije benshi, ugushije benshi. Babuloni yuzuyemwe abapfumu n'abaraguzi, mbese ko wagushije umudugudu, umunyu ukaba ugiye kunyukanyukwa, mbese uragana hehe Babuloni we? Imana yambwiye ngo ije gutoranya Nehemiya, kubera benefo, abantu banze kumvira Imana, abandi banga kumvira umuhamagaro. Imana ije gutoranya Nehemiya, Imana ije gutoranya Nehemiya bundi bushasha. Yewe Babuloni we, mbese ko washenye urusengero rwa Yerusalemu, abantu ukabagira imbata, umudugudu ugahinduka umusaka, urusede fodrema, urusengero rukaba umusaka. Mbese Babuloni we, kuje kunyukanyukwa, biragenda biti? Pala sadomene fodrema sefo egaye, tandomene kuwa. Imana ije kunyukanyuka, kandi ntaho uri bubicikire, ntaho uri bubihungire. Yewe Nebukadinezari we, pele fodemandi wisafo egaye, mbese ko wagase ukirata icubahiro, ukumva ko hari wowe wubatse n'amaboko yawe, hadopesa dromenefo, ariko nkaba nkujyanye mu ishamba ukajya kurisha ibyatsi. Pala za domenefo tandomene kuwa. Niki gituma abantu batabasha kumva ijwi ry'Imana, bakafunga amatwi yabo bakayafunga, ntibabashe kumva icyo Imana ivugana nabo? Imana irababaye, Imana irababaye. Imana ibabajwe n'abantu yari yaragize umudugudu, ikabubaka. Petopela sadomenefo, ikabubaka, ariko mwarangiza mukagomera Uwiteka. Nico gituma Imana ije kunyukanyuka umudugudu. Bamwe muragendera mu kigare, abandi mukagendera mu kivunge, mutazi yo biva niyo bijya, ariko Imana ibabajwe n'abanyamugijya nino. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende,
nibagera kuri Yorodani harambuka intwari gusa. Banimandi w'Isafo Egayi bareke ijisho ry'Imana ryarabibonye. Imana ije kunyukanyuka umudugudu. Mbese muragana hehe? Wa murozi we uragana hehe? Wa musambanyi we uragana hehe? Wa muriganya we uragana hehe? Benefodre Masefo Egayi, yewe ko Imana yari yaraguhaye amasezerano ikagira ibyikubuza warangiza ukabikora, mbese uribwira ko amasezerano azasora? Ndakurahiye ntabwo azasora, kubera ko wanze kumva icyo Imana yakubujije. Urangije uragikora, unyura mu nzira Imana yakubujije, nico gituma utazagera i Kanani. Hetitala befosanima tandomene kuwa, ntabwo uzagera i Kanani kubera ko wanze kumva umuburo Imana ikakubuza ariko warangiza ukabikora. Benefodemandi w'Isafo Egayi, mbese ko urara ucuragura, ugacuragura isengero, ugacuragura ingo z'abandi, kandi warangiza ukajya kuba umudiyakoni mu rusengero. Benefodemandi w'Isafo Egayi, mbese ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu birakugendekera bite? Yewe heto pesa domenefo, mbese ko usambana warangiza ukajya kuririmba ukaramya, mbese ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu uragana hehe? Wa musambanyi we ubikora nkana. Heto pesa domenefodrema tandomene kuwa, wanze gutanga amaturo ngo abapasiteri barayirira, urangije uyajyana mu bitagira umumaro, urangije dobefosanima ubidivasefo Egayi, urangije uyajyana mu bapfumu, mbese bizakumarira iki ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu? Yego, Imana ije kunyukanyuka. Imana yambwiye ngo ninzamvu z'imanda, abumva bumve, abatumva abo nabo barorere, kuko umwana wo kurimbuka n'ubundi ararimbutse. Heto pesa domene fodrema, mbese wa mugambanye we ugambanira abandi mu kazi ngo abari wowe ugasigaramo, ukiri guteranya abandi, ukiri gucunaguza bene so mukorana. Mbese nubini fodrema sefo Egayi, ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu, wowe uragana hehe? Yewe wa mutinganyi we utingana, mbese ko Imana ije kunyukanyuka umudugudu, ubutinganyi bwawe urabwerekeza hehe? Wa mutinganyi we wakurikiye amafaranga ngo ari mu butinganyi, urangije ubikora nkana. Benefodre Masefo Egayi, Imana irakubona nka Sodomu. Peto penemandi w'Isafo Egayi tandomene kuwa, pedi w'Isafo Egayi, ndakumvishe Mana. None ko umunyu uje kunyukanyukwa ugashirwa munsi y'ibirenge, bakawukandagirana, agacira Imana yari yaraguhaye ikabigiye ko kakwambura, ukabugiye gusubira mu butayu bitagikunze, ugasenga amatakirangoyi, ukayihamagara ntikwitabe, ukayambaza ntikumve, mbese uzabigenza uti? Ndavuze impanda mburira abumva ijwi ry'Imana, mbese ko mudahunga umujinya w'Imana birabagendekera bite? Benefodemandi w'Isafo Egayi, yewe Loti we, mbese wamenye neza ko Imana ije kurimbura Sodomu na Gomora? Niki kiri gutuma udahunga? Benefodema ubutunzi, heto pesa domene kuwa, ibyo uri kurebesha amaso ukarangara,
nyamara Sodoma irarimbutse. Waretse mu Karoti hagahindukira, ariko nturebe inyuma. Yewe Loti we, yewe pedo benefo, ibyisi bizashira, urabirarikiye ubihanzeho amaso, ariko kandi wanze gukiranukira Imana. Imana yarabiguhaye ngo bikiranukemo. Benefo demand wisafo egaye, wanze gufasha abakene ngo batazagutera ubutindi, ariko dore umudugudu uje kunyukanyukwa. Umudugudu uje kunyukanyukwa. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nsenga Imana, ninginga Imana, mpenda henda Imana. Nido benefo demand wisafo egaye. Niba uri hano ushaka gusenga, ushaka ko Imana ikugirira neza, ndagira ngo upfukame twisengera Imana, twinginga Imana ikugirira neza. Ukeneye ubutabazi, nukureka icyo Imana yakubujije, Imana ikagutabara. Mana mu izina rya Kristo Yesu, kandi Imana ikomeye, Imana yabera. Dore umuntu uciye bugufi hakumva ijwi ryawe, dore yambaye ubusa. Hadobe sadromenefo, yambaye ubusa Mana, ariko nyemerera umugirire neza. Dore nta nzozi nzimagira, nta yerekwa ryagutsagira. Hadobe nekuwa, arebe ibirorirori. Ndamusengeye mu izina rya Yesu, ndirukana umudayimoni umurwanya kugira ngo atagera ku buntu bwawe. Ndatesha agaciro imbaraga za karande zimugendaho mu izina rya Yesu Kristo. Ndarekura amavuta y'Imana. Benefo demand wisafo egaye. Ndasenze kugira ngo umwuka wera hamanukire mu bantu bawe. Hari abacogoye, hari abacitse intege, bananijwe n'iminsi n'ibihe, bagushijwe n'abitwa abakozi bawe. Abo nabo ndasenze ngo Imana igarure imitima yabo, Imana ibahembure. Edo benefo wisafo egaye. Imana yongera igaruke mu ruhande rwabo, yice imigambi y'inshakura ku buzima bwabo. Urakoze Mana. Sengeye umuntu urwaye, ndirukana imbaraga z'uburwayi kuri we. Ndarekura amavuta y'Imana, ndado benefodrima, ndarekura umuriro w'Imana utwike ukongore imigambi ya Satani kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana kwembuye imitima y'abantu bawe, kandi ko Uwiteka jambo ryawe rivuga ngo urufatiro rwawe ruracyariho, kandi haditse ijambo rivuga ngo Uwiteka aza abantu be. Ndagushimye kurobanuye intama mwihene, kandi Uwiteka ukazishira mu biganza byawe imitima y'abantu bawe, ukongera ukayifata ukayikomeza mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Yego ushaka ko dusengana Imana, mwanya bari muto hano, wampamagara kuri 078 020 35 7 tugasengana Imana. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp, abari hanze y'u Rwanda, iyo wanditse agateranyo 250 ukarenzaho izo nimero nkubwiye, twavugana nta kibazo. Yesu abaho umugisha. Amen.